Mbasuze mbifuriza amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima dukurikiye kuri Iris Rwanda TV. Ni tariki 14 z'ukwezi kwa karindwi 2026 n'amakuru ya saa 8:45. Niba utarakora subscribe, like, share na comment cyonda kuyanga amakuru yacu n'ibiganiro byacu bikomeze kukugeraho ku gihe kandi ndetse gatanu kuri gatanu. Reba impumeko, ureba intambuko, urabona ubwiza bw'Imana. Tubayeho kubera Imana, ntabwo ari abantu. Oya, haleluya, amena. Ni itsinda rya Vestine na Dorcas mu bamwe mu bana bakunzwe cyane ariko ubu ngubu batakiri abana, dore ko Ishimwe Vestine ubu ngubu ari umumama w'umwana w'amezi utarayishika ku mwaka. Nyuma yuko Vestine yibarutse nyuma y'amezi atandatu batagaragara mu ruhando rwa muzika, badashira hanze indirimbo, nta bikorwa byo muri muzika bigaragaramo, yewe ndetse habe n'ibitaramo, dore ko igitaramo cya nyuma beruka kugaragaramo ari igitaramo cyabereye hano mu karere ka Musanze, aho yari muri Expo, ndetse yitabiriwe n'abantu benshi cyane, ndetse nyuma yo bakaza kunya kugaragara mu gitaramo mu gihugu cya Canada, aho bari kumwe na manager Mr. Irene. Ahangaho Vestine akaba yanarasigaye kugira ngo abyarireyo umwana Dorcas akagaruka mu Rwanda. Nyuma yo gatoya Dorcas akaza kumusanga muri Canada, nyuma yuko umunsi umwe waburaga kugira ngo Dorcas yerekeze muri Canada, handitswe ibaruwa isezera MI cyangwa se Miss Irene Empire cyangwa se New MI Empire, bamusezera bavuga yuko batazongera gukorana nawe, ndetse banashimira ibihe byiza bagiranye mu gihe bari kumwe. Kuri ubu ngubu Ishimwe Vestine and Dorcas, nyuma yuko bashize hanze ngo Ishimwe Vestine and Dorcas new chapter, bagashyira hanze ikiganiro baterana icyo bita ubuse, baganira ku bikorwa bigiye bitandukanye, baganiriza abakunzi babo bavuga yuko batandukanye na Irene neza, ndetse Vestine aho yanagaragaje yuko afite umwana w'uruhinja, dore ko bwari ubwa mbere abyemereye mu kiganiro cyangwa se imbere ya kamera. Ni ikiganiro kuri kimaze kurebwa n'abantu bageze kuri 500, cyangwa se kimaze gukirwa n'abantu bageze kuri 500, aho banateguzaga indirimbo yabo nshyashya Itabaza. Ariko kuri ubu ngubu amakuru ahari ku munsi mu masaha makeya ashira atageze kuri 20, abamaze gushyira hanze integuza y'indirimbo yabo, nkuko murimo kuyumva muri background y'iki kiganiro cyangwa se yirishwi ryanjye, bavuga bati reba intambuko, urebe impumeko, urabona ubwiza bw'Imana. Ntabwo tubaye kubw'umugambi w'abantu, cyangwa se nitubaye kubw'umugambi wa Mr. Jangugu, cyangwa se kubw'umugambi wa MI, cyangwa se kubw'umugambi w'ikindi kinyatangazamakuru icyo ari cyo cyose, ahubwo tubaye ku mugambi w'Imana. Haleluya, amena. Abana bafite igikundiro yaba mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, dore ko bagiye bashyira hanze indirimbo zigiye zitandukanye mu myaka yashize, n'izisaba gishyira hanze indirimbo mu myaka 5 bamaze. Vestine na Dorcas bagiye kuba bakorera kuri YouTube channel yabo, cyangwa se channel ya Vestine na Dorcas, dore ko bakoraga kuri MI ariko bakaza gutandukana. MI ari naho hari indirimbo zabo nyinshi zigiye zitandukanye. Kuri zisaha Vestine na Dorcas bagiye kuba bakorera kuri channel yabo ifite abantu ibihumbi 290 hafi 300, ariko iriho indirimbo ebyiri. Ese indirimbo ya Vestine na Dorcas iri kuri YouTube channel yabo ni yihe, cyangwa se ni izihe ndirimbo ziri kuri channel yabo? Bagiye gushyiraho indirimbo yabo ya gatatu yitwa Itabaza. Indirimbo Itabazwa ntituramenya ngo amashusho yayo yatunganyirijwe mu kihe gihugu, ariko ibigaragara nuko yaba yaratunganyirijwe muri Canada, dore ko ubu ngubu bombi ariho bari kubarizwa, ndetse nyuma yuko batandukanye na MI, Vestine utaragaruka mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko murumuna we Ishimwe Dorcas, Kamikazi Dorcas, yagiye amusanga muri Canada mu minsi ya vuba ishize, dore ko nta kwezi gushize. Vestine na Dorcas bakuranye igikundiro muri muzika nyarwanda, bakaba ari bamwe mu bahanzi bakuriye muri korali Gosheni. Iyi korali Gosheni akaba ariyo yabareze, navuga yuko yabareze ariko bavuye muri korali yitwa Urufatiro ahagana mu myaka 6 ishize, muri za 2019 nibwo Vestine na Dorcas hari korali yitwaga Urufatiro yabarizwaga kuri ADPR Muhoza mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Ubwo yahoze ari ururembo rw'Amajyaruguru, paruwase ya Muhoza, umudugudu wa Muhoza. Iyi korali Urufatiro ni imwe muri makorali irera abana batoya bamara gukura bakajya muri Shiro
rukundo muri Gosheni, urukundo, ingabire, intumwa, abategereje. Vestine na Dorcas bari abana bari kurwanirwa n'amakorari agiye atandukanye doko ari abana bari bafite impano ndetse batari bakibonye cyangwa se batari bakisobanukiwe, ari abana bombi bigaga kuri groupe scolaire cyangwa se GS Muhoza. Aba bana baje gushimwa na korari Gosheni barabafata batangira kubafasha, ari nabwo witwa Prince Leia yababonye atangira kubakoresha bita live recording. Prince Leia abafata amashusho, uwo bita Joshua cyangwa se Josue akabafata live recording ya audio. Baje kugira igikundiro rero bahura n'uwo wita n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, baza kubona support kugeza ubwo bageze kwa Mr Irene. Nari mbabwiye ngo kuri channel yabo hariho iyi ndirimbo yitwa ngo nanjye nahawe ijambo, Vestine and Dorcas official video ifite 9,900,000. Bakagira iyo bita Papa and Dorcas Vestine ifite 2,600,000. Nibi content eshatu zonyine zihari, nta yindi content ihari. Ni channel ifite views cyangwa se sub ifite aba subscribers 275,000, hakaba hagaragaraho content eshatu zonyine. Aba bakobwa bacu bakimara gushyira hanze iyi audio cyangwa se iyi nteguza y'indirimbo yabo, bakiriwe n'abantu benshi cyane bagiye bayipostinga bavuga bati dutegereje kuba twayibona, dore ko ni post yanyujijwe kuri story ya Kamikazi Vestine and Dorcas. Nkuko bigaragara ngubu iracyahari, imaze no kurebwa n'abantu benshi cyane. Uwavuga yuko rero Vestine na Dorcas bari mu kazi ntiyaba yibeshe na gatoya. Reka dutegereze indirimbo yabo ize kuba yajya hanze, mbizeze yuko nimwe mu ndirimbo nziza cyane kandi izaryohera abantu. Ese aba bana barakomezanya igikundiro nkuko bari bafite igikundiro bakiri kwa Irene? Aba bana barakomeza bayobore muri muzika ya gospel nyarwanda, dore ko mu Rwanda twari dufite uwitwa Israel Mbonye ariwe muntu wafatwaga nk'intangarugero muri muzika nyarwanda, ariko ubu ngubu Vestine na Dorcas bakiri batoya bakaba bamugwaga mu ntege. Barimo ba Papi Clevan na Dorcas n'ubundi abarimo Bankomezi Big Sinjanti n'abandi bagiye batandukanye. Reka tuze kuba twategereza turebe uko iyi ndirimbo abanyarwanda bazaba bayakira ubwo izaba yageze hanze mu misi cyangwa se mu masaha makeya ari imbere. Ndemeza yuko iyi ndirimbo iraba yageze hanze, dore ko ifite ubutumwa navango bukakaye, irimo amagambo meza cyane yizika mutima. Nuko ni Vestine na Dorcas nangize ngarukeho muri aya masaha cyangwa se muri aya masaha sita, dore ko indirimbo yabo mu masaha makeya iraba imaze kujya ahabona. Muti rero iyi ndirimbo nimara kujya ahabona harakoza gukurikira iki, abanyarwanda baraza kuyakira bate? Kazungu Kabosi, umubloga cyangwa se umwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane hano mu Rwanda, yamaze gutabwa muri yombi, dore ko ashinjwa ibyaha byo gukwirakwiza inkuru z'ibihimbano. N'amakuru yagiye hanze kuri mu masaha makeya ashize, bivuga yuko yaba afitanye isano n'ibya DJ Sonia, ariko tutaramenyera amakuru niba koko ari iby'ukuri cyangwa se atari iby'ukuri, na turaza kumenya mu masaha ari imbere. Abantu batandatu bari muri dosiye ya DJ Sonia nkuko biri gutangazwa cyangwa se biri guhwirahwiswa ku mbuga nkoranyambaga. Muri abo batandatu harimo uwitwa Jihadi ari muri gereza ya Mageragere, DJ uri i Burayi cyangwa se DJ uri i Burayi, ubwo ninde? Umuyoutubazi uri muri Uganda, ubwo ninde? Umubloga uri muri United of Kingdom, uwo ninde? Umubloga utuye Canada, uwo ninde? Kasiye Pizu ari muri kasho yamaze gutabwa muri yombi. Kazungu Kabosi ari muri kasho nawe yamaze gutabwa muri yombi. Twirinde gutanga amakuru y'ibihuha, ahubwo dutange amakuru yizewe neza. Abangaba bombi uko ari babiri barafunzwe, abandi ntituramenya koko ese nibyo cyangwa sibyo. Turaza kuba tubimenya mu masaha ari imbere, kadutegereze tuze kumva ikijya mbere kuri aba
yaba abari muri kasho yaba ndetse n'aba bandi bivuga yuko bari gukurikiranwa kuri dosi imwe, gusa tutaramenya niba yaba ari ukuri, ariko ubwo uko buca bukira turaza kumenya ikijya mbere. Kazungu ka boss tumwifurize yuko aha ndi kubibona kuri radio Mavete, ndi kubona ahantu hagiye hatandukanya. Aha katutegereze, niba turakora subscribe, like, share na comment ipyondaho amakuru yacu n'ibiganiro byacu komeze kukugeraho ku gihe. Ndabakunda kandi bahoza ku mutima. Mahoro y'Imana komeze kubana namwe. Ariko akantu kambagaho tugikundana, ngiye kurya, ngiye muri lunch ya saa sita niya nijoro, na lunch ya nijoro na lunch ya nijoro lunch ya nijoro nyine narayi ngo saa sita mu mujyi wafashe lunch kandi uri ya nijoro ya saa sita niya nijoro, nkamubaza se wafashe lunch nawe akabimbaza. nyine iba yitwa sapa cyeze niba wowe na lunch sa lunch se hari breakfast kabona lunch ya saa sita nijoro yitwa ya na lunch, ariko tujye tukataza dukomeze na lunch. Ngiye niko mbizi kara lunch ntabwo byahinduka. Oya ntabwo byahinduka, nge mbizi uko mu gitondo nzikare breakfast. Hanyuma kazureka twikomereze, sibyo? Nkigera ahangaha hariya ku bikingi by'amarembo hari icyapa nabonyeho cyanditseho ngo hano haba imbwa iryana. Noneho mu cyongereza, harya mu cyongereza handitse biki shema? Hano ngo hari mad dog. Be aware, abazungu bavuga be aware. Be aware. Be aware. Hano hari mad dog. No kura muntu wabyanditse ntago yigeze yiga neza. None se reka ikibazo cy'amatsiko mfite. Claudine, wewe washyirijeho kiriya cyapa? Ego twarafatanyije kubera ko none se ni nawe wasabye ko hano haza abarinzi, kuko dufite umuzamu kandi umuzamu abagabo benshi nkatwe tugenda ndaza nka Kigali tukaba turi kumwe nkamarayo nk'icyumweru. Ubwo rero nsize umuzamu hano kumva ko byaba ari sacrilege. kandi wajyanye n'umugore? Oya, abari hano madamu. Usize umuzamu bitwaye? Oya ntago namurindisha. Oya